ndimbati ugasanga nka Seburikoko bahagaze ku cyapa byabagendekeye nabi mu izina rya Yesu Imana ibakure icyo gisuzuguriro. Amen. Cyane Imana ibakure icyo gisuzuguro bajye batambuka nabo bameze neza di burya batwaye burya bemye bemye. Uwiteka agira neza reka nta kintu wamusanga kikwima yakikwima ate wowe ntabwo ujya wambara inkweto z'umukara. Ndasambara n'ubu ngubu nizo nambaye rwose. None se kugira ngo inkweto yawe ise gutyo biba byagenze bite? Nyitera siraje. None se wowe ubwawe sibyo? Ariko uburyo si kuguseka uburyo nkagirane izi ni imbaraga z'Imana rero ari n'amavuta y'Imana. Amavuta y'Uwiteka we bona ni ingaruka z'ibyaha. Kandi ikindi nanone bari abakobwa muvuga ngo baragumiwe nabo usanga badafite imico myiza cyane, banze kuyoboka idini, banze kuza ngo tubasengere, ahubwo basanga mu tubari bari kunywa, ukabasanga basinze, ukabasanga bafite ibitabi, ukabasanga bafite ibiyoga, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, nongeye kuguhereza ikaze wowe dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV. Muri kumwe na Nyashya y'Rwanda urwanya abarwana akazamura ibyishimo by'Rwanda ndasuka mu tondo saa 6 nimugoroba. Sasa amatera gakeka cyangwa gasambu muri wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere show zigiye zitandukanye zigenda zihabera. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane. Ndetse nawe wayikoze kora share kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera ahantu kure hashoboka. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito gishoboka. Kuri screen yanyu murahabona umusore w'amatuza w'ibigango ewana igikara gisigereje wagira ngo avuka muri Senegal. Umusaba imeze bite? Ibintu ni amahoro kabisa. Ibintu ni amahoro. Ni amahoro. Ni amahoro. Ni amahoro, ni amahoro. Ufashwe n'ibiki se kandi mu mwuka? Tangiye kujya mu mwuka? Ntago ari umwuka gusa, ntago ari umwuka be, ndikumva naguruka, ndikumva nasimbuka, we nkavuga Mana uri Imana, Mana uri Imana, Mana uri Imana. Isanzuriwe nta ni ukuri kw'Imana. Imana igira neza, Imana ni igitangaza. Imana yakugiriye neza, Imana ni igitangaza. We uyu munsi nibo natambuka nkagirana nkagirana izi ni imbaraga z'Imana rero ari n'amavuta y'Imana, amavuta y'Uwiteka we mujye muvuga utamena. Amen. Wongere utuvuga utamena. Amen. Imana igirire neza nde, Imana igirire neza nde, twese igirire neza Seburikoko we, imugirire neza Seburikoko we, ndimba atarya imugirire ikintu ukorera ikinoko. Vuga ngo Seburikoko Imana imuha imodoka, Imana yihereze nande ndimbati. Nase ntazo bagira. Ibaba we yimuhereze none yibahereze n'inzi Kigali. Vuga utamena simba kugira uta. Amen we. Imana uri Imana, Imana uri Imana. Imana igira neza. Uyu mutumirwa twakira ahanga ko mbona bye ntasi ari biki. Oya Imana igira neza. Imana igira neza byo ndabizi. Imana ni igitangaza. Kuki sabiye ndimbati na Seburikoko Imana. Nambiye kujya ngenda nawe mu nzira bagenda batega marifuti. Ntazo bagira. Mu izina rya Yesu Imana ibahereze. Ibahereze. Ese reka nkubaze ubundi yahaye abandi koko urumva yakwima ndimbati gute? Nose ndimbati nta modoka agira. Birambabaza cyane. Aza ku ikarita ndi. Birambabaza. Iyo ngiye ku murongo nasanga ndimbati ahagaze gutyo. Ahagaze gutyo. Ngo nanjye ngo ndashaka gukwinjira. Ngarashaka gukoza. Kuri 2.5 wenda avuye Nyabugogo ajya agiremera. Ibaze n'ukuri.
ako gasuzuguro Imana ikamwa, Imana iri kuri ako gasuzuguro. None se Seburikoko nawe nta modoka agira? Agiriye ariko Imana agiriye, ariko kubera ko Imana ishobora byose, Imana ari igitangaza, igiye kumukorera ibintu bidasanzwe. Agiye kubona imodoka azajya agendamo. Ngo basengere rero bazibone. Nimba ati noneho na Seburikoko ni abahungu batiyemera, ni abahungu batirata. Imana rero igomba kuzabaha imodoka, yarangiza bakajya bayivimviramo gutya, we ni gutya bazitwara bagenda bakaragavura bakaragavura bakaragavura. Ariko mu izina rya Yesu iri joro rwose ndabasengera, ndabagira ku mavi, Imana irayibaha. Ibaha imodoka? Igomba kuyibaha. Karabutoni se warayigirara? Karabutoni hari aherutse kugura, ariko nayo ukuntu imeze igera ahantu muri feruje igahagarara gutya, bikaba ngombwa ko agora abantu akavuga ngo nimuze mu nzu y'ikiri. Ariko mu izina rya Yesu Imana nayo imugirire neza, imuhindurire imodoka, basi nishaka imuha imodoka y'umuryango umwe n'intebe y'umwanya umwe gusa, ajya agendamo wenyine kandi afite umugore. Ujyana, ariko biragoye kusanga umuntu w'umusitari nka Karabutoni, ugasanga nka Ndimbati, ugasanga nka Seburikoko bahagaze ku cyapa, byabagendekeye nabi. Mu izina rya Yesu Imana ibakure icyo gisuzuguriro. Amen. Cyane. Imana ibakure icyo gisuzuguro, bajye batambuka nabo bameze neza di. Gutya. Batwaye gutya. Bemye. Bemye. Uwiteka agira neza, reka nta kintu wamusanga kikwima, yakikwima ate. Wowe uri kuzisabira abo ngabo ba Seburikoko na ba Karabutoni, worayigira imodoka? Imodoka? Reka manze nihanagure neza. Worayifite? Reka manze nitunganye neza, mbikubwire neza. Imodoka iyo mfite amaguru yanjye nkagenda numva meze, wumva natambuka, wumva ndi seriye, mba numva meze neza cyane, ndavuga ngo nta modoka irenze iyi ngiyi. We kuki usabira abandi bidafite? Nukubaho mbere yuko wisabira umugisha, mbere yuko wikunda, urabanza ugakunda bagenzi bawe. Bagenzi bawe iyo bameze neza nawe umera neza. Yes, musaza bimeze bite se? Noneho rero meze neza cyane, fresh. Ni fresh, uri kumwe n'Imana umeze neza, nabikubwiye. Abakunzi ba Manzi na Innocent rero bakeneye kumenya umuntu ufite vibe nkizi, uri gusabira abandi imodoka we ntayatunze. Ariko ariko mbanze nkubaze, ubundi njyewe banyita Kiwi, banyita Kiwi mu mafilme, banyita Kiwi mu mafilme. Ariko noneho ndagira ngo rero nibwirira abantu, mubanze mukore subscribe. Kuri iki? Bakore subscribe kuri channel ya Kiwi, bagiye bandike ngo Kiwi TV. Barahuriraho n'amavuta y'Imana, barahuriraho nanjye nkomeze mbahereza ijambo ry'Imana. Nta n'undi muntu muri iyi si uzaza akavuga ijambo nk'iryo navuze. Gute se? Wowe ubwawe? Njyewe ari umupasiteri witwa Kiwi wabonye kuri iyi si. Ugize amahirwe noneho ugakora mu ntoki zanjye, ugakora mu ntoki zanjye, ukagira gutyo ukameza ibiganza byawe, Imana ituguhereza inzu Kigali direct cyane. Kiwi, reka noneho tuganire sasa, tuza tuganire, sibyo? Ngo witwa Kiwi. Yego. Tuzi ko ari Siraje. Ni Siraje cyangwa Kiwi ni inyoni? Kiwi ni Siraje, ariko iyo Siraje muzi ko ari biki? Muzi basigisha ibiki? Basiga inkweto. Basiga inkweto. Ibaze nawe Kiwi Siraje na perezida sigisha inkweto ze. Abajenerali bakomeye bayiteresha inkweto zabo zikagenda zisa neza di, bakinjira muri bya imodoka byabo tubona bagenda bya bindi biteye ubwoba, ukabona barasa neza cyane. Mufata Kiwi n'ikintu gisanzwe. Kiwi ni umuntu w'igitangaza, ni igitangaza. Kiwi twebwe tuzi ko ari Siraje, ahubwo nakibaza ngo uhe ku kibwawe wahisemo kwita Kiwi. Kiwi ni umuntu udasanzwe. Kiwi ni umuntu udasanzwe. Gute se? Ariko ujya wongera uvuga utamena, nujya kuvuga Kiwi uzajya ubanza uca bugufiya, ubanza uvuga utamena. Uravuga mena uri kuvuga Siraje, uravuga amena imbere y'Siraje. Ariko ubundi shareka nkubaze, mbaza we ntabwo wambara inkweto z'umukara? Ndasambara n'ubwo ubu nizo nambaye rwose. None se kugira ngo inkweto yawe ise gutyo biba byagenze bite? Nyitera Siraje. None se wowe ubwawe sibyo? Ariko uburyo si kuguseka, uburyo byonyine ugaragara mu maso yawe ushobora kuba
wanamugana amazi wakoga mu maso aba mu isiraje umuntu yasigisha inkweto. ariko rero kavugira umusore nawe ufite ibibazo ariko Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza nawe ubashe kumva bimeze neza cyane. Byiza kutuje byibuze tukaba tugiye kuganira utuje. Rwose byiza cyane. Tuguhaye ikaze hano kuri Manzi na Innocent TV. Ni ukuri ko Imana murakoze pe. Wihani wawe gusa Bible tugusanganya ntago zisanzwe. Ubundi niki kintu kigutera umunezero mu buzima bwawe bwa buri munsi? Aho nkuboneye sindabona warakaye. Nuvanga Imana yangiriye neza. Imana yangiriye neza niyo mpamvu nanjye ngomba kwishimira. Nkabyereka n'abantu bose. Nkabwira ni Imana irakora. Niyo mpamvu rero buri munsi yuje ugasanga ameze gutya ni ukubera imbaraga z'Imana. Ukubera imbaraga z'Imana. Okay, niki kintu wagezeho ku buryo navuga ngo Imana yangiriye neza kweri? Niki kintu gituma uvuga gukomera kw'Imana? Niki kintu gituma utambutsa amashimwe yawe buri munsi? Yo nibutsa hano Imana yankuye hari hagoye cyane. Ariko uyu munsi nkaba nshobora kuba ntambuka mu muhanda nkabona abantu bose baraje bari baciye bugufi baravuze ngo Pastor Kiwi ngo watubara ukadusengera. Nkabona ndabasengeye nkabona barambuye ibiganza byabo nangiza nkabona icyifuzo bifuza ko nsengera nkabona kirasubijwe. Mita numva nshimiye Imana. Amen. Kiwi twagusuye rero hano mu rugo iwawe, utuye ahantu heza mbere na mbere sibyo? Kandi ayo mavuta yo kuvuga Imana no kuyihamya uyakomezanye kuko buriya nta mpamvu yo guterwa isoni no kuvuga Uwiteka Imana ishobora byose sibyo? Murakoze cyane. Kiwi uri umwe mu bantu bari kugenda bazamuka umunsi ku munsi muri industry nyarwanda, haba mu mafilime ndetse no mu muziki. Indirimbo zawe ziri trend cyane. Uri kubikora ute? Birabyo guhimbaraga. Bira byose ni amavuta y'Imana. Ariko no gukora cyane birimo ntago ari ibintu byizana. Bisaba gukora cyane. Bisaba kugira ibintu wigomwa, bigasaba no kugira gute? Kurara amajoro menshi uri kwihiringa, uri kwandika, uri gutekereza. Ugashaka kantu gashyashya. Gashobora gutuma ugera kure cyane aho wifuza. Ntago uzaryama ngo byizane. Niyo mpamvu rero uri kubona imitima y'Abanyarwanda ndetse n'abari hanze ndi kugenda nyifatisha. Gake rwose uri kuzamuka nabi cyane. Ibyo rero tushimira Uwiteka. Imana ishobora byose. Bura nta hantu itakugeza. Nta hantu itakugeza. Kiwi ariko mfite amatsiko. Sinzi nimba n'abantu badukurikiye bayafite. Ubundi ufite umukunzi? Biragoye. Biragoye kugira umukunzi ariko abantu bose giye mbafata nk'abakunzi. Abantu bose ni inshuti zanjye. Umusore ungana nkawe ni inshuti zanjye. Bashaka kuzaba umuhungu. Ubu n'ubu ufite umuryango wowe wubatse ufite n'urugo. Ntago ari ngombwa gushaka. Ahubwo icyangombwa banza wubake. Ubanze wubake imbaraga mu Mana. Imana nijya no kugwiza umufasha ugukwiriye. Ntago ari ngombwa ngo ugende ngo ushaka umugore ejo muzatandukana. Oya. Kiwi mu Rwanda dufite ikibazo cy'abakobwa bari gutinda gushaka cyangwa se bamwe batazira ngo abakobwa bagumiwe. Ariko bikavugwa ko n'abasore babigiramo uruhare. Ibyo bintu nibyo? Ntago umva nkusobanure neza wa musore we. Simbizi nimba uri umusore cyangwa se uri umugabo. Ariko ntago abakobwa bagumiwe kubera abahungu. Uri kubyumva neza? Biterwa n'iki? Aho uri gusanga umukobwa afite imyaka 40 atari yabona n'umuntu umubaza izina. Abakobwa bari kubibabaza bakavuga ati abahungu ntago bakitwikoza, ntago bakidushaka. Bimeze biti? Wa musore nkubwira ijambo rimwe gusa. Nukuvuga ngo ibyo byose muri kugenda mubona ni ingaruka z'ibyaha. Kandi ikindi nanone bari abakobwa muvuga ngo baragumiwe nabo usanga badafite imico myiza cyane. Banze kuyoboka idini, banze kuza ngo tubasengere, ahubwo basanga mu tubari bari kunywa, ukabasanga basinze, ukabasanga bafite ibitabi, ukabasanga bafite ibiyoga, ukababona mu muhanda umukobwa muzima hari kugenda mu muhanda ukabona yasinze. Ninde musoro uzatinyuka kumwegera akamusaba urukundo, akamusaba ko yamubera umufasha?
ntawe. Niyo mpamvu rero mugenda mutera amabuye abahungu ngo batinze ngo banze ngo gushaka abakobwa. Siko bimeze se? Bintera gahinda gakomeye. Abasore ntago aribo bafite ikibazo, ahubwo ikibazo gifite abakobwa cyane. Bajye baze bayoboka amadini basenge babace bugufi barebe ko batazabona abagabo. Kiwi, mwino minsi hariho umuco navuga ko atari mwiza cyangwa se umuco uri gutuma hari ibintu bibi bigenda byiyongera kuri iyi si, sibyo? Abakobwa bamwe na bamwe bambara amajipo y'amamini nga benshi nta nubwo bacyambara amakariso. Ibyo bintu nka Pastor Kiwi nibyo nakubwiraga. Ubibona uti? Ugire n'inama utanga kuri abo bantu. Nibyo nakubwiraga. Uratambuka mu muhanda wambaye akajipo, yego ni keza, uri mwiza turabibona, ariko ugatambuka mu muhanda ukagenda werekana ikibero cyose, ukagenda werekana ubwambure bwawe bwose. Niki cyatera umusore kuba yagirira ryo kugushaka? Watambuka mu muhanda wambaye agakanzu keza, yes, urabyumva neza, ukenyeye igitenge cyiza, urebe ko umusore atazavuga ati dore umukobwa mwiza. Ndetse icyo gihe bizamutera nibakwe ryo kuvuga ati ariko uyu muntu yambera umugore mwiza di cyane, uyu muntu yaba mama w'abana banjye. Uri kubyumva cyane? Nukuvuga ngo rero nimba abakobwa bumva bakeneye kugira abagabo beza, bumva bakeneye kugira urugo rwiza, bambare bikwize cyane, bambare bikwize, batera abahungu babatere irari ryiza. Namugeraho avuga ati uyu nguyu. Sawa. Kiwi, wowe ubwawe nka Pastor, yego ni byibuze uracyari umusore, sibyo? Ndacyari umusore. Ngira byibuze ibintu 5 wagenderaho ugiye guhitamo umukobwa mwiza muzabana ubuzima bwawe bwose, cyangwa se umugore wawe muzabana ubuzima bwawe bwose. Ibintu 5 wagenderaho ugiye guhitamo umugore muzabana ubuzima bwawe bwose. Urakoze cyane, umbajije ikintu cyiza cyane. Umukobwa jewe tuzabana ni umukobwa ufite discipline, ni umukobwa warezwe neza. Discipline ubwo ni icyambere. Discipline ni icyambere. Icya kabiri akaba ari umukobwa wubaha Imana. Icya gatatu akaba ari umukobwa wicisha bugufi. Yego. Icya kane akaba ari umukobwa w'umurokore utanywa inzoga, utanywa ibitabi. Yego. Icya gatanu biragoye wa musore we cyane, biragoye nukuri, ariko reka nkubwize ukuri, umukobwa wese utiyambika ubusa, utiyandarika, uwo mukobwa nta muntu utakwifuza ko yamubera umugore cyane. Uwo niwe rero nifuza mu buzima bwanjye. Dusoza rero tugana ku musozo, sibyo? Yes. Kugira ngo ugire inama utanga ku bakobwa, by'umwihariko abakobwa biyahuza ibiyobyabwenge, abakobwa barara mu kabari, abakobwa biyandarika barara mu bagabo, abo dusanga mu migina ku gisimenti hehe, ubagira inama ndetse unabasengere. Dusoza ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri urakoze wa musore, urakoze kumbaza ikibazo nk'icyo cyiza. Icyo nabwira abakobwa, nibareke kujya mu mageto y'abahungu, ariko niba namuka banagiye mu mageto y'abahungu bajye babasha kwihagararaho. Babasha kwihagararaho. Umusore natangira gukubaza ibyo udashaka umubwire ati ntago ari cyo cyanzanye, ati je naje kugusura, ntago naje kuryamana nawe. Ikindi kintu nabwira abakobwa, ndagira ngo mbabwire yuko ntago ibisubizo biri mu kabari. Ntago ibisubizo biri mu kabari, nta nubwo ibisubizo biri mu kunywa ibiyobyabwenge. Ibisubizo biri ahubwo ibisubizo biri kugira ngo begere Imana, begere Imana, basenge, bajye muri Yesu. Ariko ubundi wajya muri Yesu ukabura iki? Ikindi nanone kandi bige gukora, kandi bumve ko n'akazi bagomba kurobanura.
akazi kose ni akazi, ariko hazamo akazi k'uburaya, hakazamo akazi ko kunywa ibiyobyabwenge, ntago ko ngaka ari akazi. Yego. Hari ikindi wifuza ko nagusubiza wa musore we? Nta kindi, ndagira ngo usengere n'abakobwa bagumiwe cyane cyane. Abasore abakobwa bagumiwe n'abasore bagumiwe ubasengere, numara ko basengera dusoza ikiganiro cyacu. Ndagira ngo mbanzegere gutya ngo Mana uri Imana, hayiwe Mana uri Imana, Mana ishobora byose, Mana y'inyembabazi, Mana y'inyembaraga, uri Imana igira neza. Ndagira ngo abakobwa bose bo muri uyu mujyi bagumiwe, ndetse n'abari hanze y'uyu mujyi n'abari hanze y'igihugu, ubagirire neza, bose ubahereza abafasha babakwiriye, ubaha urubyaro, ubaha abana, ubaha abagabo beza bumva bishimiye, bajye batambuka mu muhanda bari kubita ba mama cyangwa bari kubita ba papa. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye Mana, ndakwinginze ngo bose ubagirire neza, ubahereze umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kiwi turagushimiye cyane, dushimira n'abantu bari badukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV. Ariko mbere yuko dusoza, gira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abafana bawe muri rusange. Abakunzi banjye ikintu nababwira cyo ni kimwe, bajye kuri YouTube yanjye, bayita Kiwi bayita Kiwi, ukandika ukandika TV, ubundi ugakora subscribe. Ariko nshobora no kubaha contact zanjye, bakajya bampamagara tukaganira ku ijambo ry'Imana. Bafite icyifuzo bashaka ko nsengera, bakambwira ati Pastor Kiwi dusengere cyane. Nimero yanjye rero ni 078 19 yego 47 murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Turagushimiye cyane rero, tushimira n'umuntu wese wari udukurikiranye hano kuri Manzi na Innocent TV. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane. Ibiganiro byacu ni byinshi kandi byiza, uyu mwaka akazi ni kenshi. Bye bye, turagukunda.